Muraho neza abakunzi bacu bahora dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba gikozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero ugahitamo iso cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo nukubutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ikizame bakoze ugiye tukibonera kugira amasomo ngenda migisha agenda abafasha kumva neza bino bibazo baba babajije kugira ngo ugiye tuyabonera ku gihe. Rero ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu, bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Ikindi nukubibutsa ko hari abantu bajya bampamagara bari kumbwira bati ngo amakode yabo ngo bagiye kuyaka nk'ahantu hakazamo ibibazo. Niyo mpamvu ari byiza kugira ngo unganeho nkufashe njye nkurikirana dosiye yawe paka uvuye gukora, kandi nkajya nkora n'imyitozo kugiye kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ni kihe cyapa kinyemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Mwa bino byapa ese ni kihe cyapa kirimo kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Hano hari icyapa baba baduhaye kigeze neza. Icyapa cya mbere B3 gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Tegereze n'icyapa A22 gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Tegereza icyapa A20 nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. None mwa bino byapa ese ni ikihe kikwemera gutambuka mbere mu sangano ry'umuhanda? A iravuga ngo ni icyapa B3, B ikavuga ngo ni icyapa A22, C ikavuga ngo ni icyapa A20, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, biba bishatse kuvuga ngo A ni igiso cya nyacyo, B ni igiso cya nyacyo, ndetse na C ni igiso cya nyacyo. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese mwa bino byapa ni kihe kikwemera gutambuka mbere mu masangano y'umuhanda? Ese ni B3, ese ni A22 cyangwa ni A20, cyangwa byose bikaba ari ibisubizo by'ukuri? B ikaba kuri A kino cyapa kikaba kikwemera, kuri B kino cyapa kikaba kikwemera, no kuri C kino cyapa kikaba kikwemerera. Ndakeka ko amaze gutema iso cyanyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ani iso cyanyacyo nta kindi ni icyapa B3. Kino cyapa cya B3 gifite ishusho urikona ni mpande enye ariko isa nk'icuramye, umuzenguruko w'umweru ndetse n'ubuso bw'umuhondo, nicyo kikwemera gutambuka mbere mu masangano. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri ngomba gucana iki? Akaranga kerekezo k'ibumoso. Kona uri hari inyuma, umuyobozi w'ikinyamitende ibiri akuri imbere, ese uba ugomba gucana akaranga kerekezo k'ibumoso? A iravuga ngo yego buri gihe, B ikavuga ngo yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye, C ikavuga ngo yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, D ikavuga ngo oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri, oya nta na rimwe mu gihe ndi kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cyanya cyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cyanya cyo ni A yego buri gihe, ese ni B yego igihe hari ikinyabiziga kikurikiye, ese ni C yego iyo ukurikiyewe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri, cyangwa ni D oya nta na rimwe kunyura ku binyabiziga by'imitende ibiri, uba ugomba gucana akaranga cyerekezo k'ibumoso. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni A oya buri gihe. Buri gihe iyo ugiye guca ni yego buri gihe iyo ugiye guca ku muyobozi w'ikinyamitende ibiri ugomba gucana akaranga cyerekezo kugira ngo umuburire, kugira ngo n'abandi bagukurikiye bamenye icyo ugiye gukora. Niyo mpamvu rero hano igisubizo cy'ukuri ari
yego buri gihe. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda, hari inkomere, wakora iki? Ugeze ahantu habereye impanuka, ni mu muhanda, urabona imodoka zagonganye. Bibutsa ko video y'amashusho yose yo mu byapa, ano mashusho yose babaza namaze kuyakorera video, iri kuri YouTube channel. Ikintu ukora uranyandikira cyangwa ukampamagara nkahita nyiguha, cyangwa se kuri YouTube channel yacu ukayirebaho, iba yanditseho amashusho yo yose babaza mu gazeti, kugira ngo ibibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Urabona ko ikibazo cya kabiri n'icya gatatu byari ibyo ku mashusho. Hano rero wakora icyo ugeze ahantu habereye impanuka aribwo bwa mbere uhageze. Aravuga ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, ukazikura mu kinyabiziga. Kavuga ngo kubaha icyo kunywa cyangwa ukabayihereza icyo kunywa bakanywa. Kavuga ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, ugahita cyangwa uhamagara ubutabazi ukanamenyesha impanuka, ukavuga ko habaye impanuka. Kana igiso cy'ukuri kirimo ikaba atariyo, ikaba atariyo, na ikaba atariyo. Ese hano ubona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota wagira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ese hano ubona igiso cy'ukuri ari ikihe? Bibutsa ko kugira utsinde nta bundi buhanga biba bisaba, ni ukuba warabonye imyitozo ihagije. Ikizami cyose gikozwe, bizame byakozwe mbere byose ukajya ubikosora, ukiha intego, ujya kumara icyumweru kimwe cyangwa bibiri ari nkaho izi gazeti yose wayizengurutse wajya gukora. Urabizi ni amanota menshi. Nkomeje no gushimira abantu mukomeje kujya mubinyandikira muri comment ko mwatsinze. Baze kuba watsinze. Abenshi no kwishuri bigwagirwaga no n'ibikapu byabo bagahita bigendera, ariko ibaze kuba watsinze ukagaruka kuri YouTube channel yacu ukandika comment ati mwarakoze. Urumva ko ari igikorwa cy'ubutwari. Ikintu muzajya mukora, mujye muhita muha link abandi nabo bashaka kwiga, inshuti zanyu nazo zize, dukomeze mwuwo mujyi wo gukora rimwe tugahita dutsinda. Hano rero ndekeka ko amaze guhita miso cyanyacyo, ndekeka ko amaze kucyandika wa papuro iso cyanyacyo nta kindi ni se kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi nicyo kintu bugomba gukora mu gihe ugeze ahantu habereye impanuka bwa mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Hari ikindi kinyabiziga wari uri gutwara ikinyabiziga cyawe, undi muyobozi w'ikinyabiziga turutse inyuma yawe ari kugutera amatara y'urumuri rumyatsa. Ese uba wakora iki? Arivuga ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumeho. Kavuga ngo fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Kavuga ngo emera icyo kinyabiziga gutambukaho niba imbere nta cyako gihari. Wana iso cy'ukuri kirimo. Ese uba wakora iki ubonye ikinyabiziga kiguturutse inyuma kiri kugutera amatara y'urumuri rumyatsa? Ese wakora iki? Ese niso cyanyacyo ni A, ese niso cyanyacyo ni B, ese niso cyanyacyo ni C, cyangwa se niso cyanyacyo ni D? Ndekeka ko amaze guhita miso cyanyacyo, ndekeka ko amaze kucyandika kwa papuro. Hari ikintu ugomba gukora, nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hari ikintu ugomba gukora ni kimwe, ni ukwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Ukareba ko kino kinyabiziga nkemereye kuntambukaho. Ese kitugeze mu koni? Ese hari ikindi kinyabiziga cyaje? Ese hari icyago? Ukamanza ukabisuzuma, wabona nta cyago gihari, ukamwemerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago uri kubona gihari. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangaburumba aragomba kubonwa nijoro igihe ijoro rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ukaba uri mu ntera runaka bagiye kuduha mwazino kuri A, kuri B, kuri C no kuri D, ukaba wabona ano matara ndangaburumba y'ikindi kinyabiziga mu gihe ijoro rikeye. Ese uba wabonera amatara y'ikindi kinyabiziga ndangaburumbarare mu ntera ingana ute? Arava mu metero 50 nibura, Kavuga ngo metero 100, kavuga ngo metero 150, kavuga ngo metero 200 nibura. Ese hano n'igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Iso cyanyacyo cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero ndekeka ko amaze guhita miso cyanyacyo, hano ndekeka ko amaze kucyandika wa papuro. Ese hano ano matara ndangaburumba bagomba kubonera mu ntera ingana ite? Ese ni A metero 50, ese ni B metero 100, ese ni C metero 150, cyangwa ni D metero 200? Ndakeka ko rero wamaze guhita miso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika kwa papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Hano iso cyanyacyo nta kindi ni D muri metero 200 nibura. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika kwa papuro.
murabona ko hari ibibazo byinshi bigenda bigaruka mwa bino bizame baba wakoze. Bivuze ko nawe kugira ngo ugende ukore rimwe ni uko warabonye imyitozo ihagije. Ushobora kuba wakosoye ikizame cya mu gitondo cyangwa ukaba uri kureba kino noneho bakoze nyuma ya saa sita, ukaba uri kubona hari ikibazo wenda cyagarutsemo. Muri make ibibazo bikunda kugaruka, ntabwo bongera guhimba. Niyo mpamvu ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese icyo gice kigenewe iki? Ari bavuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, bika ngo guhagararwamo umwanya munini gusa, seka ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, de ikavuga ngo iki? Ese icyo gice kiba cyaragenewe iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Kiriya gice kiba cyaragenewe iki? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igiso cya nyacyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa ahakurikira. Ese rya tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he? Ntabwo warishyira ahantu hose ubonye, hari ahantu riba rigomba gushyirwa. Aravuga ngo ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga. Ubwo ku nguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, bega ngo ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, seka ngo wahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano muri igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cya nyacyo ni A, ese igiso cya nyacyo ni B, ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko amaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kukishyiraho. Ino tara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ndakeka ko amaze guhitamo se, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura birahuri dukurikira tungahe? Aravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano ni igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese ikinyabiziga nibura gitegetswe kugira utugahanagura ibirahuri tungahe mwa bino baduhaye? Ese ni A 2, ese ni B 3, ese ni C 1 cyangwa ni D nta giso cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko rero wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni C 1, nibura kiba kigomba kugira duharanagura ikirahuri 1. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo itara ndangamubyimba, beka ngo itara ryerekana icyerekezo, ubwo ni nk'ibinyoteri, seka ngo itara ndangaburumbarare, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Murabizi ikinyabiziga ntabwo kiba cyagira amatara y'ubwoko bumwe arenza 2, ariko ibyo byo havuyemo ku byerekeye amatara akurikira yo akaba atabibujijwe. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. A niyo, B niyo ndetse na C ni igiso cya nyacyo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira. Ibihe? Aravuga ngo santimetero 25, B kavuga ngo santimetero 125, C kavuga ngo santimetero 45, D kavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ubugari bwa romoro kikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ibitagomba kurenza ibihe bipimo mwa bino bipimo baguhaye? Ese ni A, ese ni B, ese igiso cya nyacyo ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D nta giso cy'ukuri kirimo? A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahatari mu nsisiro y'ibyapa bihurira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Bikaba bigomba gushyirwa mu ntera
runaka. Niba ari icyapa kibuza kikaba kigomba kuba bagishyira, wenda niba ari kukubuza icyago kiri mu ntera runaka, imbere yaho hagashyira icyapa kikubuza cyangwa se ibyapa byo gutambuka mbere, none biba bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana mu yihe ntera. Hano hari ibisubizo bine baduhaye ugahitamo iso cya nyacyo. Ari avuga ngo metero 150 kugeza kuri metero 200. Beka ngo metero 100 kugeza kuri metero 150. Beka ngo metero 50 kugeza kuri metero 100. Deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano hari iso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cya nyacyo cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cya nyacyo ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Ese iso cya nyacyo ni B metero 100 kugeza kuri metero 150. Ese iso cya nyacyo ni C metero 50 kugeza kuri metero 100, cyangwa se iso cya nyacyo ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndatekereza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se iso cya nyacyo ni D. Hano iso cya nyacyo nta kindi. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ubuhe buryo? Aravuga ngo babona iburyo bwabo ibyibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Beka ngo ibumoso babona ibyibara ryera. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo ibyibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bakabona ibyibara ryera. Ubwo ni kuri C niko bari bashatse kutubwira. Beka ngo na iso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Hano ikintu nagusobanura ni akagarurarumuri. Ibikoresho ngarurarumuri, habaho irangi ngarurarumuri. Ibikoresho ngarurarumuri ubwabyo ntabwo biba byatanga urumuri, ariko iyo ikinyabiziga cyawe gikubiseho urumuri kuri ibyo bikoresho bihita bisa nkaho byatse. Byaba bisa umutuku ibyo bikoresho ngarurarumuri, ugahita ubona byatse umutuku. Bakabishyiraho rero hari ubutumwa bishaka gutanga, nkaho irangi wenda ngarurarumuri ry'umuhondo riba rishaka kwereka wenda inkombe mpimbano z'umuhanda n'ibindi. Ndakeka ko rero usobanukiwe utugarurarumuri byari byo. Ese hano ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko aramaze kugihitamo. Ndakeka ko aramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo rumoroshyo zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A iravuga ngo volomoteri. B ikavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C ikavuga ngo igare. D nta iso cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko rumoroki na makuzungu hari abantu bakunda kubitandukanya, kubyitiranya. Ubundi iyo bavuze rumoroki baba bavuze rwa runtu rw'urusanduku, nko byabira bimodoka bitwara wenda nk'inzoga cyangwa bitwara imizigo. Biriya box biba biri inyuma, biba biri gukururwa, nibyo bita rumoroki. Naho kiriya cy'imbere umushoferi aba arimo kiba kiri gukurura biriya by'inyuma, nicyo bita makuzungu. None hano bari kuvuga ngo ese rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Hano ibihe binyabiziga? Baravuga volomoteri, bakavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, se kavuga ngo igare. De nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Iravuga metero 100. B ikavuga ngo metero 75. C ikavuga metero 25. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri igiso cy'ukora ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo ikintu busabwa no kucyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota urabona kuri 20 mwa kino kizame turi gukora. Ese hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano cya nyacyo ni A, ese hano cya nyacyo ni B, ese hano cya nyacyo ni C, cyangwa se hano cya nyacyo ni D? Ndakeka ko rero bamaze guhitamo iso cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Hano iso cya nyacyo nta kindi ni B metero 75.
ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kuba ibinyabiziga cyangwa ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, mbega ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo, inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, naho imbere akaba ari santimetero 1 na santimetero 70. Bibusa ko metero ni urugero rw'uburebure, santimetero ni urugero rw'uburebure, metero 1 ibingana na santimetero 100. Byo bavuze ngo metero 3 na santimetero 50, ni nkaho bakavuze ngo santimetero 350. Ndakeka ko ubyumvishe. Impamvu mbavuze kwa bino bintu by'ingero nuko mubona ko ibibazo byinshi bakunda kubibazaho. Ese hano ni igiso cy'ukuri ari ikihe? B ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano ni igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cyanya cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Esansu cyanyacyo ni A, esansu cyanyacyo ni B, esansu cyanyacyo ni C, cyangwa esansu cyanyacyo ni D. Hano igiso cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cyanyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D. Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50, cyangwa kuvuga ngo ni santimetero 350. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki? Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ubuhe buryo? Iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarura rumuri k'umutuku ku manywa. Beka ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. Seka ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarura rumuri k'umuhondo. Beka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano ubona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Esansu cyanyacyo ni A, esansu cyanyacyo ni B, esansu cyanyacyo ni C, cyangwa esansu cyanyacyo ni D. Ndatekereza ko amaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igiso cyanyacyo. Ikibazo cya 14 kibaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga gikurura. Nubwo umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Iravuga ngo romoroki ifite feri y'urugendo. Beka ngo romoroki idafite feri y'urugendo. Sega ngo romoroki itarenza kilograma 7,500. Romoroki itarenza ibiro 750. Deka nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano wari igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano wari igisubizo cy'ukuri ari A, romoroki ifite feri y'urugendo. Ese hano wari igiso cy'ukuri ari B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ese hano wari igiso cy'ukuri ari C, romoroki itarenza ibiro 750, cyangwa se hano igiso cyanyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igiso cyanyacyo ni D. Hano rero igiso cyanyacyo nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, beka ngo metero 2 na santimetero 50, seka ngo metero 3, deka ngo metero 2. Ese mwa bino binyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo, mwa bino bipimo baduhaye
nibihe bipimo bari kutubwira kugira ngo ibyo binyabiziga bibe bigomba kuba bifite amatara ndangaburumbarare? Mbibutsa ko ikinyabiziga kigira amatara menshi atandukanye, amatara ndangaburumbarare, amatara ndangamubyimba, amatara ndangacyerekezo, amatara maremare, amatara magufi, amatara y'imbere mu kinyabiziga. Ibyo byose nzabibateguraho amasomo. W'ikintu uba usabwa no gukanda subscribe kugira ngo nibiza ujye uhita ubibonera ku gihe, kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ikibazo cya 19 kikakubaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyanditsemo amagambo yitwa stop, ni mu rurimi rw'icyongereza, mu kinyarwanda bisobanuye ngo guhagarara. None bari kukubwira wakora iki ubonye iki cyapa cyo guhagarara? Ese uzahagarara hehe? Byagenze ute? Iravuga ngo guhagarara gusa igihe ikinyabiziga bikwegereye, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B ikavuga ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C ikavuga ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D ikavuga ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Ese hano muri igiso cy'ukuri ari ikihe? Ibonye kino cyapa kikubwira guhagarara, uhagarara mu bihe bihe? Ese uhagarara igihe ibinyabiziga bikwegereye? Ese uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona? Ese uhagarara kuri C niyo iyo abana bategereje kwambuka? Cyangwa hano uhagarara igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku? Bibutsa ko mwa bino bimenyetso byaka biba biri kuyoborwa biba biri gukoresha amatara ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano uba ugomba guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa bakunda kugishyiraho igihe ugiye kwinjira mu rindi sangano ry'umuhanda rinini. Impamvu ugomba kuhagarara, ntabwo uhagarara ahubwo uhagarara by'akanya gato, ukaba uhagaze gatoya cyangwa ukagabanya umuvuduko ugahagarara. Ibinyabiziga ukamaze ukareba mu sangano ugiye kwinjiramo ko nta kinyabiziga cyaje, ko nta cyago gihari, ukabona guhita winjira mw'uwo muhanda. Niyo mpamvu iyo ugeze kwa kino cyapa ugomba kumanza wahagarara by'akanya gato mbere yuko winjira mw'iryo sangano ugiye kwinjiramo. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 20 kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza, gifite ishusho ni mpande 3 mu ibara ry'umutuku, buso bwera n'ibirango by'umukara. Gifite ibirango byinshi, muri ko akantu kameze nka harimo imodoka, hasi utuntu tw'uturongo dutatu n'urundi runtu rw'umukara. Iyo modoka yari ihagazeho ariko isa nkaho iri guhanuka. Iravuga ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Beka ngo inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo umuhanda utaringaniye. D ikavuga ngo umuhanda wangijwe n'isuri. Ese hano ni igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese kiriya cyapa gisobanura iki? Mbibutsa ko kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburiraho buba buri kuburira umuyobozi icyago gishobora kumutungura. Ese hano ni igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iyo ubonye kino cyapa ukeka ko gisobanura iki cyangwa uzi ko gisobanura iki? Bibutsa ko amaboko 5 y'ibyapa byo ku mihanda namaze kuyabakorera. Uhita ujya muri comment kwa ino video, comment ya mbere araba ari iyo link y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo usobanukirwe ibyapa nk'ibi byere kujya bikunanira. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo. Icyapa ikintu gisobanura ko ugeze hehe, ugeze uhingutse ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Kino cyapa nukibona uzamenye ko ugiye guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Urabona ko ino modoka ntabwo iri guhanuka ahubwo iri guhinguka. Uri kubona ko nakomeza arahita agera ku mazi. Niyo mpamvu hano igiso cyanya cyari A, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho ari hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0789535626 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, bitewe nuko amasaha bitewe n'akazi ukora ubona abari nka nijoro bitagukundira kuza mu shuri ryacu kugira twigane, cyangwa se bitewe nuko
bitewe n'imiterere y'akazi ukora, hari akazi umuntu aba agomba gukora bikaba ngombwa ko atabona umwanya wo kwiga. Rero ushaka kwiga ari nka nijoro cyangwa isaha yose ushaka, uhita unyandikira cyangwa ukampamagara kuri 0789931623 nkagusobanurira aho waba uri hose mu gihugu. Biranoze, birakora, abanyeshuri yigisha baratsinda, kandi bikanadufasha twese kuba twakoze n'ibindi bintu byacu iruhande. Ndakeka ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, ndakeka ko inzizi turi gushaka tuzayikiraho. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.